Ndabasuhuje bakundwa nshuti z'umusaraba, mwese muteze amatwi Nezerwa TV Rwanda, ndabasuhuje amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubagirira neza. Turabasuhuje rero aho muri mu mpande zose z'igihugu, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze, bari muri Amerika, bari i Burayi. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Nk'uko bisanzwe muri inshuti zacu, turabakunda, mukomeze kudushyigikira mukanda subscribe, like, comment na share, kugira ngo Uwiteka akomeze kwamamara, ubutumwa bw'Imana bukomeze kwamamara. Kandi mwibuke ko abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Nawe rero ndakwifuriza kugira ngo uzake nk'inyenyeri. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nitugirire neza. Uyu mugoroba twabateguriye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni ibice bibiri, ku murongo waho wa 10. Hanyuma niturangiza turasoma muri Yubu ibice byaho 42 ku murongo wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati uko namukuye mu mazi. Imana yacu tugirire neza. Reka dusome Yubu ibice byaho 42 ku murongo waho wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yesu nakomeze kubana namwe kandi akomeze kubagirira neza. Tubifurije kugubwa neza aho muri, kugira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubazaho. Tujye kuganira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uhagarikwa. Umugambi w'Imana ntabwo uhagarikwa, cyangwa se umugambi w'Imana ntabwo uburizwamo. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugeze aha tugomba kunezerwa. Ibintu byinshi bijya biburizwamo. Umuntu apanga igikorwa runaka, abantu bakamugambanira, kikaburizwamo. Ushobora gupanga bizinesi, abantu bakaguhagurukira, barangiza bakashakisha uburyo iburizwamo kandi koko bikemera. Ushobora gupanga gukora igikorwa runaka, ikintu cyose watekereza, yaba ari ukubaka, yaba ari ugukora iki, byose abantu bakabiburizamo. Ariko umugambi w'Imana ntabwo ujya uburizwamo. Imana ishimwe cyane. Kandi nk'abana b'Imana, iri jambo ni ijambo rikwiye kutunezeza, kuko turi mu mugambi w'Imana. Turi mu mugambi w'Imana, ubuzima bwacu bwose buri mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tuvuze ku mukozi w'Imana witwa Mose. Imana yacu tugire neza. Mose bisobanuye uwatoraguwe mu mazi. Uyu mwana yavutse mu gihe byari bigoye, mu gihe Farawo yari yarategetse ababyaza ko nta mwana w'umuhungu ugomba kuvuka akaba muzima. Bagomba gukoresha tekinike zose ku buryo bamwicira ku iseta bitanamenyekanye. Imana yacu tugirire neza. Ariko njya mfashwa n'ijambo rivuga ngo iyi Imana yavuze ngo baho, ugira ute ubaho. Bene data, ntukangwe n'ibyo ubona biguhagurukiye, ntukangwe n'abaguhekenyera amenyo, ntukangwe n'abakubwira ngo ntabwo bizemera, ntukangwe n'abaguca intege. Reka nkubwire, iyi Imana yavuze ngo baho, ugira ute ubaho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma uyu muhungu avuka muri icyo gihe, ariko avutse ngo agira umugisha. Nyina Yokabedi abyazwa n'umuforomokazi w'umuheburayo. Imana yacu ishimwe. Ngo aba baheburayo baravuga ati ntabwo twakihekura ngo dukomeze kwica urubyaro rw'Abisiraheli.
mu yandi magambo ni umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ucaho mbese unyura ahantu hatari inzira. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma barangije banga kumwica, ngo kugeza ubwo Farawo yababajije arababwira ati ni ukubera iki misiyo nabahaye itagerwaho neza? Nkibona abana b'Abisiraheli, impinja z'Abisiraheli, abana b'abahungu ari bazima, impinja ari zizima. Baramusobanurira baramubwira ati ababyeyi cyangwa se abagore b'Abaheburayokazi bagira imbaraga zidasanzwe, tujya kubageraho, tujya kubabyaza tugasanga bamaze kubyara kera. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abaheburayokazi bagira imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Imana ishimwe. Hari imbaraga zibana n'Abaheburayo, hari imbaraga zibana n'Abayuda. Bibiliya yarambwiye ngo Abayuda bafite icyo barusha abandi kuko babikijwe ibyasezeranijwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Mose arangije nyina aramujyana. Bibiliya yarambwira ngo yamuhishe amezi 3. Mbibutse ko nyina wa Mose yitwaga Yokabedi, ise yitwa Amuramu. Hanyuma amuhisha amezi 3 ngo arangije ngo abona bazamumwicira mu maso, ngo arangije aboha akato, ngo agahomesha ibumba n'ubushishi kugira ngo amazi atakinjiramo. Hanyuma arangije akajyana hehe? Mu rufunzo. Yesu ashimwe cyane. Iyo ngeze ahangaha njya mvuga ngo abakiranutsi baba bafite iyerekwa. Imana ishimwe cyane. Njya mvuga ngo umukiranutsi aho ari niho n'Imana iba. Mu buryo bw'umwuka burya ntabwo turi twenyine. Mu buryo bw'umwuka ntabwo tugenda twenyine, tugendana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana yabwiye kurira amubwira ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicagaguramo kabiri. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi akomeza kuririmba, araririmba aravuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye nyine mparinganize. Uyu muririmbyi yashingiye kw'iri jambo Imana yabwiye Kuro. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma Yokabedi arangije amaze kumushyira muri urwo rufunzo, kuri urwo ruzi, ngo abwira mushiki we Miriyamu, aramubwira ngo ntujye kure ye, ube hano hafi kugira ngo uze kureba ikiri bumubeho. Imana ishimwe cyane. Urumva ko uko biri kose Yokabedi yari afite kwizera, yumvaga byanjye bikunde hari ibintu byiza biri mu mubeho, kuko ntabwo yari afite gahunda ko ari ibibi biri bumubeho gusa, yumvaga hari ibyiza biri bumubeho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umwuka uba mu bakiranutsi urarema. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma arangije aragenda. Umva Imana rero ukuntu iteye ubwoba. Umva Imana ukuntu idasanzwe. Haleluya, haleluya. Njya mvuga ngo Imana yacu ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Ni Imana idahinduka, uko yari iri kera n'uyu munsi wa none niko igize ite, niko ikiri. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana irangije ijya mu mukobwa wa Farawo, arangije yiyumvamo kumanuka kuri rwa ruzi. Yesu ashimwe cyane. Urebye usanga nta gahunda yari afite yo kujyayo. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi niyo aza kuyigira, Imana yari kubiringaniza nyine, ikabiringaniza neza. Hanyuma uyu mukobwa aramanuka ngo ashyitse ku ruzi, abaja be babona ka kato, bakabonye bamubwira ko bakabonye, baragenda barakazana, bagagejeje imbere y'umukobwa wa Farawo, asanga ni uruhinja rurimo, kandi ni uruhinja rw'uruheburayo. Kandi hariho itegeko ko izo mpinja z'abahungu zigomba kugira gute? Gupfa. Ngo ariko arurebye, Imana ishimwe cyane, ngo ararukunda, rumutonaho, rumugiriraho umugisha uru ruhinja, ngo arangije ararukunda cyane. Ngo Miriyamu nawe yari ari hafi. Haleluya. Ahita yihuta aramubwira ati noneho reka ngo ushakire umuheburayo kazi uzagira ute, uzamukurerera. Imana ishimwe cyane. Mana we uzi kuringaniza ibintu neza. Mana we uzi gukora ibintu neza, ufite uko ubigenza bikemera. Haleluya. Hanyuma ngo
Miriyamu umukobwa wa Farawo aramubwira ati genda unzanire umuheburayo amunderere, nyine nzabwira nte nzajya muhemba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo Miriyamu aragenda ajya kuzana nyina, azana Yokabedi. Arangije Yokabedi avugana nk'umukobwa wa Farawo. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati genda underere uyu mwana wanjye nzajya guhemba. Kandi ni umwana wese byahe, ahubwo yari umwana wa Yokabedi. Yesu ashimwe cyane. Uwo yari ari kugira umugaragu uzajya umumurerera niwe wari nyirawo. Yesu ashimwe cyane. Mwumva Imana ukuntu izi gukora neza. Haleluya. Mureke twegera Imana nayo izatwegera. Mureke tube mu by'Imana nayo izaba mu byacu. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyishikamishijeho umutima azaba amahoro masa. Kandi reka mbabwire bene data, nutindana n'Imana uzasa nayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Noneho Yokabedi aramubwira, uyu mukobwa aramubwira ngo nzajya nguhemba. Haleluya. Arangije Yokabedi aremera, afata iki? Afata wa mwana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arajya mujyana, aramurera nk'umwana we. Bivuze ngo Imana yashakaga iki? Ndagira ngo ntege amatwi. Imana yashakaga ko Yokabedi arera uyu mwana, akamwonsa, akamwigisha, akamutongera, akamwigisha Imana y'Abisiraheli, Imana yacu yitwa Uwiteka, kuko ari umwana watozwaga kuzajya mu bigirwamana, cyangwa se ari umwana witwaga ko ari umwana wo mu bigirwamana, nubwo atari uwaho, wari umugambi w'Imana wari ugikomeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma Imana ishaka ko rero akurira aho ngaho. Bibiliya ijya ivuga ngo utoze umwana akiri muto, umutoze kuba imbere y'Imana, azarinda akura. Haleluya. Bajya bavuga ko ikintu umwana yumvise akiri muto, iyo umwana ashaka kwigisha, cyangwa se icyo umwana yigishijwe akiri muto, aricyo kimugirira umumaro, aricyo kimugira uwo ari we. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Imana yacu itugirire neza. Imana rero yemeye ko arererwaho kubw'umugambi wayo, kuko yashakaga kuzamugira umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Nimuhumure bene data, mushyitse umutima hamwe. Yesu ari mu kazi. Amina. Yesu ari mu kazi. Yesu afite umugambi kuri wowe, kandi umugambi w'Imana ntabwo inama zizaterana ngo ziwuburizemo. Kandi nasomye Bibiliya irambwira ngo Imana ijya yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo yazo. Bamwe ureba ukabatinya, bakaguhekenyera amenyo, ndetse ukabona bagufiteho ububasha. Hari mu kazi bakaba bagufiteho ububasha, mbese aho mubana hose bakaba bagufiteho ububasha. Ndagira ngo ubwire ngo uri mu mugambi w'Imana hari umurongo ntarengwa. Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Hari umurongo ntarengwa. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba aravuga ngo turi abana b'Imana, turi abaragwa. Aravuga ngo turi bene gitare, tugize dute? Turanezerewe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, abo yaronse mu bise by'amaraso ya Yesu. Amen. Kandi uwo yafashe mu kiganza, uwo yafashe mu gipfunsi, ikamufata ikamukomeza, nta muntu uzamuvuvunuramo, nta muntu uzamukuramo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Bene data, naho ugeze ni ukubera Imana. Bibiliya iravuga ngo iyo ataza kuba ari Uwiteka warindaga umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Bene data, ndagira ngo ubwire ngo ibyaguhize ni byinshi, ariko kubera umugambi w'Imana ntabwo byigeze bigira icyo bigutwara. Yesu ashimwe cyane. Ibyashatse kuburizamo ubuzima bwawe byari byinshi cyane, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yarabibwiye ngo stop. Kandi ndagira ngo nguhumurize, iyabwiye bya bindi ngo stop, ikomeje kubwira n'ibindi bije ngo stop. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Twasomye ijambo ry'Imana
mu gitabo cya Yubu ibice byaho 42 ku murongo wa 2 havuze ngo nzi yuko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Amen, amen. Ndakunda kubwira abantu nkababwira ngo njye ubwanjye ntabwo kuba ndiho ariko nirukanse ngo nsige ibyanyirukansaga. Nawe mwene data unteze amatwi, kuba uriho, kuba uri guhumeka, kuba uri kuvuga bikemera, watera intambwe bigakunda, ntabwo ari uko wirukanse ngo usige ibyakwirukansaga, ahubwo umugambi w'Imana, haleluya, umugambi w'Imana wagiye uca inzira ukagira ute, ugatambuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Bene data, Bibiliya iravuze ngo Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Ndagira ngo ubwire ngo wowe uneze amatwi, Imana nta mupaka igira, igitegeka byose bikagira bite, bikayumvira. Amen. Byaba ari ibyo ubona wagiriraho umugisha, byaba ari ibyo ubona utawugiriraho, Imana igitegeka byose ukabigiriraho iki, umugisha. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice byaho 18, hari amagambo avuga ngo hari umupfakazi wasanze umucamanza utarubahaga Imana ntiyite no ku bantu. Arangije uyu mupfakazi aramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye, ariko yanga kumurengera nyine kubera ko nta cyiza cyamuvagaho. Ngo ariko uyu mupfakazi akora ikintu cyitwa kumutitiriza. Yesu nashimwe cyane. Ariko unteze amatwi, ndagira ngo ubwire ngo wowe unyumva, ngwino dutitiriza Imana. Haleluya. Hanyuma arangije wa mucamanza aramurengera, ariko ngo amurengera ngo atazahora azi iminsi yose. Nari ndimo nkubwira ngo Imana irategeka byose bikagira bite, ikayumvira. Ari ibyo ubona bishinyitse, ari ibyo ubona by'ibinyamijinya, ari ibyo ubona nta cyiza kibivaho, Imana igira itegeka byose ukabigiriraho umugisha kubw'umugambi w'iki, w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma arangije aramurengera ngo kuko antitirije, aravuga ngo ndeka murengere, simurengeye kuko ngewe ndi umuntu mwiza, ahubwo murengeye ngo atazahora azi iminsi yose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu mugoroba umucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, akurengere kubw'umugambi w'Imana, avuge ngo ahubwo utazahora azi iminsi yose. Imana yacu tugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana nta mupaka ugira, umugambi w'Imana nta kintu kiyukoma mu nkokora, umugambi w'Imana ntabwo bajya bawambika amapingu, umugambi w'Imana ntabwo bajya bawushyira muri gereza, umugambi w'Imana ntabwo abantu bajya bicara ngo bawurwanye, umugambi w'Imana ntabwo abantu bavuga ngo ntukabeho. Mbese umugambi w'Imana ni stop, nta kintu na kimwe kibasha kugira gute, kuwuhindura. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo rero ryavuze ngo nzi yuko ishobora byose, ishobora byose. Uwiteka ashobora byose. Haleluya. Ashobora byose, ashobora byose, yewe ashobora byose. Haleluya. Ategeka intare iminwa akayifunga. Danieli mu rwobo rw'intare, Imana yafunze iminwa y'intare. Yesu ashimwe cyane. Saduraka na Meshaki na Bedenego mu itanura ry'umuriro, Imana yoherejeyo marayika, yoherejeyo umwana wayo. Haleluya. Bashyitsemo umwami Nebukadinezari arahanura, aravuga ngo harya twajugunyemo abantu bangahe? Baramubwira ngo twajugunyemo abantu 3. Warababwira ngo nta makuru mufite, ntabwo ari 3, ahubwo ndabonamo 4, kandi uwa 4 afite ishusho isa n'iy'umwana w'iki, w'Imana. Imana ishimwe cyane. Afite ishusho isa n'iy'umwana w'iki, w'Imana. Umugambi w'Imana nta mupaka ugira, kandi Imana ishobora byose, kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Humura mwene data, uri mu mugambi w'Imana. Nubwo ubona intambara ari nyinshi, ariko ntacyo zizagutwara. Nubwo ubona ibiguhagurukiye ari byinshi, ariko Uwiteka afite umugambi wo kukugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Nubwo ubona inama ziterana buri munsi, zigaterana bwihishwa,
ariko Imana nyir'ijuru n'isi, Imana ishimwe cyane, ifite umugambi wo kukugirira neza. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri mu mugambi w'Imana, kugera kure ntabwo ariko gupfa. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Humura, uri mu mugambi w'Imana, humura, Imana igufiteho gahunda, humura, Imana igambiriye kukugirira neza, humura, Imana ifite gahunda yo kugutabara. Uyu mugoroba Yesu naguhindurira amateka mu izina rya Yesu. Mana agirira neza umuntu wese wumvisha iri jambo, umuhindurire amateka, turemye ubuzima bushya ku buzima bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen.